Umva ukuri. Uburyo bwiza bwo kugira amahoro yo mu mutima. Amahoro ni kimwe mu bintu bigumye ku isi, mu miryango, mu mitima, mu kazi, mu bihugu, mu buyobozi, mu baririmbyi, mu babwiriza. Amahoro akunze kubura. Kugira ngo ugire amahoro bitandukanye n'umutekano. Muri Zaburi 119 umurongo w'165, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Kugira ngo ugire amahoro yukunda amategeko y'Imana. Arengera agaciro k'Imana n'akawe n'akabandi. Ni icyamaze. Yesaya 26 umurongo wa 3. Ugushikamishiyeho umutima uzamurinda abamahoro masa. Umutima w'umuntu ufite inzira 5 ziwubuzazanya: na amaso, na amatwi, na amazuru, n'ururimi, n'uruhu. Ariyo bita inzira z'ubwenge, icyo bita abandi bita cinq sens. Iyo birinzwe n'Imana ukabwira uti Imana rero amaso yanjye yanyobya, amatwi yanjye yanyobya, amazuru yanjye yanyobya, ururimi rwanjye rwanyobya, uruhu rwanjye rwanyobya, rwatuma nkunda ibitari ngombwa nkarangazwa n'ibitari ngombwa. Iyo wamaze kubiragiza Imana uti niho narindwa ugira amahoro. Yobu 22:21. Iyuzuze nayo ubona amahoro, niho ibyiza bizakuzaho. Hari abantu bafite icyo bapfa n'Imana: kunyuranya nayo, kwanga kuyumvira, kutayoborwa nayo, kudacyahwa nayo, kutemera igihano guhaye. Bibuza benshi cyane, bigatuma umutima wawe wicira urubanza. Niyo mpamvu hano hatukubwiye ngo iyuzuze nayo ubona amahoro. Abantu bazi kwikiranura n'Imana, bazi kwiyuzuza nayo, bazi kuyisaba inama, bazi kuyisenga, bazi kuyizera, bazi kuyiringira, bakunda kugira amahoro. Gira amahoro nawe. Abefeso 2:14. Uwo niwe mahoro yacu. Yahinduye twebwe ababiri kuba umwe. Yicisha ubwanzi umusaraba, azana amahoro atyo. Iyo ubwanzi bwapfuye mu muntu, ntawe wanga, ntawe wifuriza igihombo, ntawe wifuriza gupfa, ntawe wifuriza kurwara, ugira amahoro. Iyo ubwanzi bupfuye hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abana n'ababyeyi, hagati y'abavandimwe, hagati y'abaturanyi, hagati y'amoko, hagati y'abategetsi, amahoro araza. Niyo mpamvu ubwanzi nabwo ni kimwe mu bintu birwanya amahoro mu mutima w'umuntu. Reba ku musaraba, umusaraba wica ubwanzi, ababiri bahinduka umwe, amahoro aboneke. Muri Yakobo 3:18, imbuto zo gukiranuka zibigwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Kugira ngo ukiranuke ni ukugira amahoro, kandi kugira ngo ugire amahoro ni ukuyifuriza abandi. Ngizi nzira zagenwe zatuma umuntu agira amahoro. Uzaba wibeshye niwibwira ko uzagira amahoro ari uko abo wanga bashizeho. Uzaba wibeshye kuzatuza ukagira amahoro ari uko usumbije abandi ubukire. Uzaba wibeshye uzapfa utagize amahoro. Uzabura amahoro mu kurya no mu kuryama, mu kugenda no mu gutekereza, no mu mikorere. Igihe cyose ukeneye ko impano yawe ariyo yogera kuruta iy'abandi, kurusha abandi uruburanga, bibujije abenshi amahoro. Aho ni ku bakire, aho ni ku bazungu, aho ni ku bakobwa, aho ni ku badamu bato, aho ni ku bantu bose bakiyumvamo ishema. Iyo umaze kwibwira ko uzarusha abandi uburanga kandi utariremye, ubwo nabwo ubugiye kubura amahoro, kuko uzabona benshi bakuruta. Aho wibwira ko ukomeye uzasanga woroshye, aho wibwira ko hari icyo ufite uzibwira ko uzasanga ntacyo ufite. Ibyiza ni ugusangira n'abandi amahirwe, kuyabifuriza no kubaha inama zizatuma bayageraho. Aho niho ugira amahoro. Niyo mpamvu tukwifurije kimwe mu bikomeye cyane, ni ukugira amahoro. Bana amahoro n'abandi, yagirane n'Imana, nawe ubwawe uyabone. Kunda ibyiza, kora ibyiza, shaka ibyiza, byishimire kandi ubyifuriza abandi. Twongeye kukwibutsa ngo gira amahoro, umva ukuri, ugira amahoro.